ni ibintu ugomba kumpamagarira bisa naho wajyana nk'ibintu uri kumbaza ari ibintu by'igitangazo umva ari igitangazo kuba nasezerana na Rugema ni igitangazo kuba ko n'umwanzuro wafashe utatubwiye kandi turabana bawe ibyo utakubwiye se ubibwiwe n'iki noneho iyo mbwira bageza nkubwira nkubonye mba nakubonye no kuri telefone hari izi nshuro giye bahamagara telefone yawe nkayibona se manjye wigeze binyemerera ko ari mu byemera ubundi ukabihakana ese uri ko bari kumpata ibibazo kuki mu mpata ibibazo mwambaza icyo wandi kumva ko ngiye gusezerana nawe nibyo nyine ngiye gusezerana nawe ibindi se mushaka ni ibiki urarenzaho iki akoze ibyo bintu urimo kumbwira ndimo ndabyumva neza cyangwa icyo utumvamo si cyo wumva ari ikintu cy'igitangaza kuba nasezerana nese muyebe ko Rugema ari umugabo wanjye nabyaranye nawe ese gusezerana nawe igitangaje ni iki mawambabariye mu buzima ijambo kuvuga ngo Rugema n'umugabo wawe icyo kintu tubabarereka kudukomeretsa nakureka ko komeretsa iminsi yose buri gihe cyose ukumamagaye ukumvugishije ni nayo mpamvu nari mbizi abantu umugabo wawe mu buhe buryo n'umugabo wawe mu buhe buryo koko nyuma y'ibyakoreye famiye yose reka ngire icyo mbwira mama kuba mwarabyaranye n'iki icyo ngicyo impamvu nta n'ugize agitekerezaho cyane ntabwo umwana twamwanga ni murumuna wanjye ni musaza wibagiwe nta mwana na kintu atwaye ahubwo ikibazo ni umugabo mwamubyara aha ikibazo ni umugabo wanjye ubwo ndabyumvishe ko ikibazo ari umugabo wanjye yego mudashaka kunsezerana nawe ntabwo dushaka pe nubwo byanakunda ntabwo ugira ngo mbagishe inama nta nama mbagishe nese jye kuba mukunda no kuba mutamushaka bihurira hehe mbabwire mukuru gutura amatwi yanyu muyumve mbiyamye ku mugabo wanjye none mbizi neza ko ari byo bintu mumpamagariye kuba nasezerana na Rugema kuba nabana na Rugema icyo nakora cyose na Rugema ni uburenganzira bwanjye ngomba gukora icyo nshaka ntabwo ndi umwana mutoya ikindi ngira ikindi mbiya mwabana mumbabarire mpuye namwe mumaze gukura ntabwo muzi ukuntu nakubititse Rugema icyo nariye niyo rukizi uburyo nabayeho no kubera Rugema ntabwo mwari muhara aho hantu mumbabare mushyirira umugabo hasi sinzongera kumva ruvango ndamujyana mu rukiko sinzi ngo bigiye kugera bite tubyumvikane mwaba muri abanyamategeko mwaba mwarize mwagize gute ibindi bintu byose nubwo wagera ukabyidagaduramo sibyo kutadushimishije sibyo ariko ikijyanye no kuvuga ngo ntabwo Rugema ngo twamujyana mu mategeko ukibagirwe byanga biranga uko byagenda kose Rugema agomba guhagarara imbere y'amategeko agomba kuryozwa ibyo yakoze exactly naho kuvuga ngo uri sheri we ngo ni sheri wawe wa mugani wa brother ibyo ntabareba mwamujyana mutamujyana icyo cyo nuko ntazigera mbafasha kandi ibyo muri kumurega byose ni ibyanyu muzadufasha uranyumvira nyamara mu by'ukuri ndakwanze ubanza ushobora kuvamo ndagukunda ibi bintu rero mumaze kubibona mumaze kubona ko uburyo uyu mubyeyi w'aba bana arimo kubitwaraho ndagira ngo mugire ikintu mubivugaho nyaboneka ikoze muri comment utubwire ese wowe iyi nkuru iramutse mu by'ukuri iri mu muryango wawe niki kintu wabafasha wowe wabahereza iyihe nama cyangwa se ari umuryango wawe muri rusange ibi bintu biri kubaho wabafasha iki mana yanjye ibintu bigezaho mu by'ukuri bikomeye cyane ndagira ngo mbitabaze namwe mugire ikintu mukora hanyuma rero nyuma yo gukora ibikorwa byanyu reka nkwibutse nanone mubwira ati niba aribwo bwa mbere wagera ahangaha kuri Hopi ndagusaba gukora subscribe ni igikorwa cyoroshye ariko mu by'ukuri cy'agaciro gahambaye cyane fata igikumwe cyawe ukoze ku buto rya subscribe uraza kuba ari umusanzu ukomeye utanze riraza kuba ari itafari rikomeye usize mu by'ukuri kuri sinema nyarwanda hanyuma rero reka mbasuhuze mwese aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye abari mu majyaruguru mu majyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba mwese Imana ikomeze ibandindire rero nanone abari muri Kigali abari muri diaspora mwese mukomeze kugubwa neza reka twanzikira ahangaha rero mumaze kubona ko uyu mubyeyi atangiye kugaragaza gati abana be mu by'ukuri nyuma yuko ndetse na nyuma y'amagambo menshi yagiye avuga Rugema nabi dore ikintu kirimo kuba aka kanya abana bo bakibwira ati mama ibyarimo arabizi muri rusange nyamara ntabwo bazi ko bamuhaye kagira ute we hindukira nkunde rero ariko ahangaha hari ikintu kirimo kitari cyasobanuka neza ubu burozi ni bwoko ki ubu burozi burahaba mu Rwanda
abantu mu by'ukuri basanzwe babizi mutubwire muri comment. Uburozi n'ubukongomani n'ubwahehe? Uburozi bwo guhereza umuntu agahindukira akagukunda gutya wewe ntabwo byoroshye. Ndakwanze ivuyemo ndagukunze ingana gutya, ahubwo ndagukunze yikubye inshuro mu by'ukuri twagereranya na ndakwanze ahindukiye amukunda byadanje, umuriro urimo gusabagira muri we ngo mamubanze yarahindutse umwana mu by'ukuri yasubiye ibwana. Dore urukundo we uko umukecuru ashobora gukunda ukagira ngo umugani n'akana k'imyaka 18. Uyu muti urakora cyane. Abantu mu by'ukuri mufite abantu mwifuza ko babakunda, ntabwo mbashishikarije nyine gushaka uyu muti, ubwo icyo mvuze muracyumva. Hanyuma rero nk'ibisanzwe nyine byose bijya gutangira aho byahereye nuko uyu mugabo nyine cyangwa se uyu musore bro wa Iribagiza dusanzwe tuzi mu by'ukuri nka Afande yaje nyine mu by'ukuri nyuma y'igihe kinini atarakandagira mu rugo. Yaje nyine hanyuma Iribagiza aramwakira nyine aramubwira ati usanze mu by'ukuri sheri wawe ntawe uhari. Ubwo nyine yavugaga Sylvie ati Sylvie yagiye ku muhanda uraza kwihangana umutegereze, ariko kubera ko nyine nawe yihutaga ntabwo igeze ategereza Sylvie, ahubwo yahise avuga ati reka tuganire ku byari binzanye hanyuma nyine ahubwo nshwe kure ngende. Hanyuma baganira n'ubundi ku kibazo cyari kimuzanye mbere na mbere, cyari ikibazo cy'urubanza cyo kurega Rugema. Amubwira ko umunsi w'urubanza agomba kuba hari. Iribagiza n'amubwira ati ahubwo uwo munsi nari narapanze ko ngende buze kuguhamagara nkakubwira ko uzajya yongeye nkigumira mu rugo kuko urabize mfite umwana. Aramwihanangiza aramubwira ati uwo mwana mu by'ukuri tuzashaka umukozi umurembera asigare mu modoka, ariko mu by'ukuri uze tujyane muri rwa rubanza. Ati niwe muvandimwe mfite Iribagiza, nta wundi muntu mfite, rero kujya mu rubanza udahari ntabwo ari ibintu mu by'ukuri nakwishimira, nta nubwo ari ibintu byakoroha ngaha. Dore maso y'inyana. Murimo kundebera uburyo mama Iribagiza arimo gutereka amaso, arimo kureba Rugema. Ndeba kana ko mujisho nanjye nkurebe. Ibi bintu murimo kubibona sha? Reba amaso wowe. Mubabwire papa ibintu byose mama murimo gukora ntabwo bivamo, ndabona uburozi bukora akazi. Nyabuneka reka mbabwire ngo muzirinde gukoresha uburozi ku bintu nk'ibi ngibi. Gusa impamvu ndimo kwibabwira nuko muzareba effect zizava muri ibi bintu nyuma. Ndeka mwibutse gukora subscribe niba ari ubwa mbere wagera ahangaha. Filime yajya yaryoha nyaboneka wikoze muri comment utubwira ati nabahe bakinnyi ukunda muri filime, ubakundira iki, niki gituma mu by'ukuri ubakunda bya danger kuri urwo rwigo bakunda. Sesengura impamvu ituma ubakunda ubatubwira, hanyuma niyo mpamvu uyitubwire, hanyuma ite wigarukira dukomeze. Rero Rugema yinginze mama Iribagiza aramubwira ati genda umfashe abana bawe bareke kunshura mu bintu by'urubanza, nicyo kintu nkeneye. Mama Iribagiza nawe aravuga ati icyo kintu cyoroshye, ati nge ndaza kugikora rwose kandi ndabumvisha. Rugema aramubwira ati icyo kintu nugikora nzaguhemba, nzaguha ikintu cyose ushaka. Undi nawe ati yego, ati ndabikora neza cyane. Nibwo rero yahise yikoza muri ruriya rugo, asanga y'abana be birangira babwiye n'abana anarakaye kugira ngo arebe niba mu by'ukuri bareka gushora umugabo we mu rubanza. Ariko byose bamubwiye ati ibyo nibyo busa, ati ugende mukundane mukora ibindi byose, ariko kuba twamushora mu rubanza byo iryo ni hame, ni ibintu bigomba kubaho. Bamubwije ukuri nabo bamubwira uburyo ibintu byose bihagaze. Hanyuma rero nkuko mumaze akanya mureba iyi foto murabona ko ni foto nziza. Biragaragara ko aba bantu bishimye kandi baryohewe n'ubuzima, urukundo rumeze neza, nta kintu cyadanje bafite, nta hantu heza bari, nta bintu byiza bambaye, ariko ndetse nta n'ibikorwa byiza barimo gukora bigaragaza ko urukundo rwabo ari urukundo rwiza kandi rukomeye. Ariko icyo ntashidikanya ndetse nakubwira kandi nshinze hagati mpagazeho n'amaguru yombi, nuko urukundo rwabo ari urukundo rufatika. Barimo gusangira utubiswi, ni utuntu tworoheje turaho ngaho tw'abana, kandi ni abantu bakuru bagakwiye kuba barimo gusangira nyine ibintu bikwiriye abantu bakuru. Ariko ibi nabyo birahagije, binyuze imitima yabo. Utubiswi baradusangira bishimye nta kibazo. Hanyuma rero uko basangiraga izi biswi nibwo Anita yabwiye inkuru mu by'ukuri, niba ari nziza niba ari mbi sinzi uko muri buyifate, gusa muraza kuyakira nyine kandi mugire ikintu muyivugaho.
yabwiye mu by'ukuri umugabo we ko yifuza kuba yacuruza agataro mu bihumbi 15 bari barazigamye. Amubwira ko ibyo bintu yabibwiye Mami Rusi, hanyuma nawe amuhereza ibindi 10,000 ubwo bimaze ku 25,000. Amubwira ko ashobora kujya arangura utuntu tw'utunyanya nyine na twa tuntu duto musanzwe muzi, hanyuma akadukuriza muri karitsiye. Umugabo aramubwira ati se ubwo ngubwo urumva arakubonye atahita gutwara? Undi nawe ati se wowe ko wirirwa ugenda ko mutarahura? Hanyuma reka nkubwire ko kugera ubu ngubu na Are yagarukanye imbaraga zikomeye cyane. Yaje mu by'ukuri atongana cyane nk'uko mubibona ahangaha, kandi azanye umurego wo gushakisha aba bantu. None uriya mugore arimo kuvuga ngo agiye gucuruza agataro mu by'ukuri, gusa amubwira ko agiye kuja atembera mu ngo z'abakire nyine, ababwira tese muragura, atembera mu mihanda ariko akirinda kujya mu mujyi kuko abapolisi barabafata abo bantu nyine bakanabafunga, dusanzwe tubizi. Yavuze ko azabikorera muri karitsiye, sinzi niba bizakunda cyangwa se bizabyara umusaruro. Gusa biramutse bikunze bikanabyara umusaruro byaba byiza ku rugo rwabo, byaba n'ibintu mu by'ukuri bihambaye byatuma batera imbere hanyuma bakagera aho bagera. Gusa mwibuke hari ikintu nababwiye, uriya mu mabuja mukomeze mumwibuke, ahazaza tuzaba tureba ibizaba. Fabiola agisohoka rero yacakiranye na Are, hanyuma nyine Are n'umujinya mwinshi aramubwira turi kujya Fabiola, ati bimeze biti? Aramusuhuza nyine ati ntabwo ushaka kunsuhuza. Hanyuma bahita bagaruka kuri bya bibazo by'icyazanye Are. Aturabizi ko navuye mu by'ukuri muri UK ari wowe unzanye, urabizi gahunda yari inzanye. Fabiola ati ndabizi ndetse ndimo kwicuza ko bitari byanagirwaho. Hanyuma aramubwira ati none Anita ari hehe? Fabiola aramwerura aramubwira ati Anita ubu ntituza ahantu ari, gusa amakuru dufite nuko yatewe inda mu by'ukuri na Emile kandi basigaye barara bafumbatanye. Ako kantu kariye Are cyane, ati subiramo numve. Uyu nawe yanga kubisubiramo ariko mu by'ukuri yamubabaje. Nawe urumva amagambo yamubwiye. Rero kora subscribe duhure mu kanya.